Jabriane ko yafashe ku ngufu ze yaragiye kumfata yaragiye mu kugufata ku ngufu umuntu witwa DJ Brian yigeze kukwitendeka niwe wakwitendetseho cyane wowe wamwitendetse ikintu cyantangaje kikanambabaza nuko nasanze ukunda abakobwa bagenzi bawe mana nibyo wavukanye cyangwa wabifashe ukuze nawe akomenya narabivukanye warabivukanye njye ntabwo njya ndeba ngo ngomba kundi filime muri filime ubwo barabikwaka rwose ngo kugira ngo tugwirore cyangwa kugira ngo tukuzamure ngo duhure man njye wari n'umuki aro twahuriye hahandi hamwe twe twagiye kuri ya filime sibyo bakwaka n'umukinnyi w'umufilime mukuru Mwereke message so wahita umenya izina ririho ariko se okay reka mwereke message ko ntabwo ndi bumuvuga se kandi gutangira uko cyari wanshishanyirije se basi kunameza ndakwiyamye hanyuma n'umuntu mukuru cyane n'umuntu mukuru bro arandutara nambyaye ngo tubonane ako tubonanye gute Muraho neza abanyakigali namwe mwese mutuye mu ntara ndavuga bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo hagati mu mutima wa Kigali narababwiye kuri MGI TV Rwanda ko ibintu biba ari uburyohe barimo fire nyuma yaho mberetse G5 ndetse n'abandi bagiye batandukanye uyu munsi nagarukanye n'abakobwa beza cyane ariko uyu munsi noneho muramubona kuri look ya danje ariko akakana mu gashatsi kuvuga iki bakitanga iki bakita agateta gasobanuye iki nagateta nyine abanyarwanda mukunda kumenya byinshi turabaza we mwazonga abantu of course ni MC Gift turi kumwe nande Alliance umukobwa mwiza narababwiye nimba mushaka abakinnyi beza ba filime baktinga abantu bakuri biganira abanyarwanda bareba uyu mukobwa muri buka mbere mu biganiro byatambutse nabahaye umuntu witwa Celine K ndababwira ngo iyi nitara yigendera none nimba mujya mukurikirana filime neza baba director ba filime babanditsi mutangire amaso muri no mwaka wa 2026 muyerekeze kuri no mukobwa tubafite kandi nundi mwiza cyane hano w'imibiri yombi no mu black woman wagwana turi kumwe nande ewana uyu munsi mwansi uko bari hagati ndababaje abantu bajya bakunda kunsereza njye kubera nikundira abakobwa babyibushye ngo mfite category F noneho ubu ni F na A ngira ngo ari cyane F ariko hari urabona watubasha ntabwo nabishobora ndabona nakantu karimo ari yagucishije mwijiji ubu ngubu abari nubwo haza wowe gatanu urabona wambasha bro ni nk'iminota ingahe buri minota tubiri basi ikiganiro kirakomeje hanyuma mwansi uyu munsi mu rugo ariko reka mbanze reka mbakubita agastory gato habaye iki kuri ndese ako se uri kubara udusaha tubiri kandi je ubwo impamvu banekereje ka mbere utagira ngo ni ka kabiri niyo mpamvu we rwose ni wakoramo pe nta kintu nirinda reka nsubire muri siporo se ahubwo se ugura yikora ntabwo wibara mu bantu bakora siporo kandi bajya bavuga ngo abantu ngo dufite ngibida ngo abari udusegonda turi bro kuri njyewe nta kintu nandi gufataho kabisa neza niba uri bufate kuri kandi nawe ndabizi neza ko ntajya ikibazo uyu yarambwiye ngo yikundira abahungu nari ngiye kubaha agastori gatoya nako abakobwa shaka kuba ndi hagati y'ibiremwa ndavugishwa binde ni shere wanje iyo ni shere wawe se kandi twe turi kuba ari byo tusaha abari kukumva nyine ariko Aline ashobora kuba ari hybrid ashobora kuba nshinyuma ari hybrid nuvuga ngo akoresha essence n'amashanyarazi hanyuma narindi kubanza kubakubita agastori gatoya kugira ngo twinjire mu kiganiro indani twagiye muri casting rimwe urumva ahantu twahuriye bwa mbere zabize ni muri casting ndagukunda byatari rimwe by'indani akuze ikintu cyambabaje ako turi ko turi mu kiganiro ariko n'ubundi reka mbivuge birangire ikintu cyambabaje ako nuzana ibintu byo kubeshya none se wavuga je ndavugisha ukuri ahubwo reka mbanze mbabwire icyambabaje buriya iyo umuntu abonye akanya
ko kwinegura buri kwinegura reka gahenda nka ture mikoro n'abanyarwanda ikintu cyantangaje kikanambabaza nuko nasanze ukunda abakobwa bagenzi bawe mana basisore noneho ndi gucekinga kuri YouTube mbona nari ndi kwirebera inkuru bisanzwe mbona ngo umuntu witwa DJ Brian yigeze kukwitendeka niwe wakwitendetseho cyane wowe wamwitendetse nta numwe witendetse ku rundi mwabiganiriyeho se ibiki hano ese nta kintu kigize DJ Brian ko yafashe ku ngufu ze yaragiye kumfata yaragiye mu kugufata ku ngufu nshobora kuba narabirose cyangwa naniconje yari yashonje nawe turasheze ngo ngiye kumukura umva nsanga mani ngo nese kumbe burya sheri wowe yari wowe akuse bira bintu bigenda bite nibyo wavukanye cyangwa wabifashe ukuze nawe akomenya narabivukanye warabivukanye njye ntabwo njya ndeba abahungu ngo mbakunde ubushize nari ndi kumwe n'umuntu witwa Kayusi nawe yabaye umutinganyi we agendana n'amapampa ngajya mu mihango sibyo none se buriya nawe ujya ubwo urumva we yabaye Kayusi nyine ahubwo icyo nashaka kukubaza njye ntabwo njyamo ahubwo nyine we ntabwo ujya mu mihango ahubwo wirotera ahubwo ngo umukunzi baraburi ndabura turabure baraburi ese urumva umugabo yajya mu mihango nyine urumva Kayusi nyine we agenda na pampa ni Kayusi ntabwo ari Kayusi ni pampa harya ni Kotex agenda na Kotex ngo ngajya mu mihango nyine ubwo ndashaka kumva hari ukuntu mubiziranye hose hari ukuntu mubiziranye ndakubujije mbwira mu kandi gakande nyine ndazigura byagenze bite se Kayusi byagenze bite gakanda akanyenyeri mbwira umva ntabwo ari burande batikabitasi angahe ntabwo ari burade kumara password yanjye kuvamo password kiri kubeshya kiri kugira ngo mvuge kandi ahubwo batangira umubwire nshaka ko yongeye uko ugenda uvuga inkuru iryo handa yongeye nyine gira Kayusi ngo byagenze bite ariko zituranguye aya niba bishaka bazandike muri comment ntacyo reka dukomeze reka izo nkuru dusa n'abazirimo cyane ziba zingenza ahubwo nje cyane mba nibereye ku nkuru z'imihanda Alliance ukina filime hari nyinshi wagaragayemo muzizwi harimo ese Fiona ntabwo arava mu nyanja Fiona waza yararohamye we inyanja yaramumize Fiona se turi kumwe oya ndetse hano njyewe mba ndi mu kiganiro Fiona mu nyanja nawe njye ndashaka kumenya boss wacu azaturabura tubwire niba Fiona inyanja yaramumize bikarangirira byaragoranye ariko boss iki kiganiro kandi azakibona nawe boss azakibona inyanja yaramumize natubwire niba inyanja yaramumize biterenze hanyuma hari ibintu byinshi bivugwa muri uru ruganda rwa sinema nyarwanda duhuriyemo ruswa y'igitsina n'ikintu cyitwa akanyenyeri ngo biravuze ubuhuha gute ibyo bimeze nabi gusa ubu ngubu waza kunyaka akazi ari umwana uteye neza ugaragara neza wahita umukubita inyuma aho ngaho ni ukuvuga ngo naka inyuma kuri ubu ngubu ikintu kiri gukonta ni isura imiterere nyashi nizo zigiye kuzadukoraho umuntu udafite uzi niba muhozi n'arinde wavuze Kayine Rugabo generale wa Uganda baravuze ngo abagore badafite nyashi ngo babyara abana batuzuye bro ariko si biriya bintu nibyo ntabwo ari byo buriya se mama warazifite mbere y'uko uvuga ujya ubanza urebe muri famiye yawe buriya nk'abantu ni ukuvuga ngo nta mukobwa ushobora kubona akazi muri filime ubwo se biba bishatse kuvuga ko aba bose tubona muri filime baba beza mani urusha abana bro noneho uzajya muri casting uri mubi barakubwira ngo role yawe ntayirimo cyangwa se bakakubwira ngo bazaguhamagara ngo bazaguhamagara ukagenda ugaheba abana baza bambaye we kumva gasa neza nigeze kujya muri casting
akundi niyambarira kijama casting se uzarebe na hariya akundi niyambarira kijama ari kumva nagiye ayo casting abantu nyine baranishyura ari kumva kina filime wo kwishyura naragiye nyine ejo bundi ntago ari kera muri uku kwezi turimo barampamagaye ndagenda ngenda niyambarira ikijama sha barandeba bamburira role pe ariko kandi koko arabimbwiye none se nta nubwo bajya bakwibeshaho nkuko nanjye mba nakwibesheho oya barambwiye naho hari igihe ukubitamo imyenda nkavuga nari yambariye kijama none barambwira oya ngo yisirara ngo kinywa ngitabi uri kumva ngo n'ibiyobyabwenge n'ibiki noneho iyo role ndayikina it's okay nta kibazo nikina neza ariko ikibazo muri filime ukuntu umuntu yayanditse icyo kirara nta kirimo yiba burindi role bama y'abakobwa bashakaga abakobwa haje umukobwa inshuti yanjye we nukagiye kure baguhaga role bitewe n'uko wambaye ahantu igeze noneho hari ukuntu buri nko muri groupe sibyo kwa kundi kuntu mba nimereye nk'ikijama ngewe ukabona abajama bari wakandika message ari agakobwa bakahita bagusubiza oya abukobwa bahita bagusubiza ba direct n'ibindi umukobwa musa neza nyine ariko ari usanga nk'abagore hari abagore nyine bari kurekarama muri groupe ngubundi nguko musubiza bamwe ngo abandi umugore arabunza ibitenge kandi harimo ubukobwa bw'ubukumi bwiza nibo badirect nibwo oya uzarebe hahandi twagiye gushutinga navuze izina ahantu ariko mwamenye umuceri urebe abakobwa bakinisha aho hantu ni abo bakobwa bonyine umuntu akaza yakererewe wazindutse saa 10:02 twagiye gukina turi benshi ukareba twagiye gukina turi benshi cyane ukareba ugasanga umuntu uje saa 3 wese bamukinisha aho hantu ni muri no sinema nyarwanda cyane ese nukuvuga ngo ubu wasanga n'impamvu nje ntajya mboneka mu mafilime akomeye ari kubera isura mani isura uteye neza ngo umukobwa useka w'inzobe abakobwa b'inzobe turaza kuzitukuza none se turaza buragushaka mukoro gukomeza wibere bura ndakubujije hari nk'ahantu waba waragiye wenda muri casting sibyo ugatsinda hanyuma mbere yo kugira ngo ukine filime bakagusaba ruswa y'igitsina jena na casting ndatsindwa reka biragoye yego uyu mwate wowe se hari aho wari watsindwa bakagusaba ruswa y'igitsina yewe mbara kuvuga njyewe ndabizi njyewe nese murumva muzamenyekana wivuga no muri filime ubwo barabikwaka rwose ngo kugira ngo tugwiye role cyangwa kugira ngo tukuzamure ngo duhure man njyewe hari n'umuki aro twahuriye hahandi bamwe twe twagiye kuri ya filime sibyo bakwaka n'umukinnyi w'umufilime mukuru bareka message so wahita umenya izina ririho ariko se reka message ariko ntabwo ndi bumuvuga basi washishanyirije se basi kunameza ndakwiyamye hanyuma ni umuntu mukuru cyane ni umuntu mukuru bro arandutara nambyaye ngo tubonane ako tubonanye gute se wenda nibara baranabonanye oya agira ngo tubonane iki ugasanga umuntu oya mushobora guhura duhura mu kanasangira muri runo ruganda rwa sinema nyarwanda umva umuntu kugira gukinishe akwaka ruswa y'igitsina nta n'amafaranga bagize iyo nza kuba mbitanga umuntu akaba ngeze ku rwego rwo hejuru ese mushaka kuvuga ko bano ba star tubona ba Nyambo bo mu Burundi ba Aisha bose mushaka kuvuga ko baba barazitanze barakubitanga gusa no reka nkubwire hari n'umu content bambwiye ngo kugira ngo uzamurire agacano kawe afite umugore bro ahora postinga umugore ngo ndagukunda ngo no mu bundi buzima abagabo mwagiye mukizwa mwabiraya bindaburira no mu bundi buzima nazame ujye bakurira umva mu bundi buzima umugore wanjye ndagukunda afite n'umwana bro arambwira ngo kugira ngo wazampaye kuko ngo nkakuzamurira agacano ngo ngwe kugira ngo nzamurire agacano narambwiye nanjye naramubwiye ibanza ukanzamurire nikazamuka nzamura reka no kugenda kagucukura yari uzagenda bakamucukura yarangiza akajya hano na postinga wa mugore nta n'amafaranga aguhaye cano yawe ntayizamure araho gusa ngwino unyongere ariko ubundi baba babongera iki mbabaza njyewe ntabwo nabiguha jewe mu kibazo nshaka kubabaza ko ibyo bintu mwanga kubikora
kubwo ibintu bishobora kuba bibyarira inyungu kandi mukabikora for free no ku bantu batarenze ibyo bintu rero nk'ubu sibyo reka mu rugero nshaka kukubwira ngo ume ku bintu muzamurira agacano ukanga kandi hakaba hari umujama hari uri buguhamagare muri ghetto sibyo nta n'igiceri cy'ijana ari buguhe wenda uragenda muri sibyo hanyuma warangiza ukamubomoza ibyo bintu biba bitandukaniye reka maze ukamubomoza nta n'amafaranga reka ibyo bintu reka nkubwire wowe uca amafaranga se reka nkubwire nakubwiye ko nkunda abahungu reka nkubwire njyewe mu byubahiro byanyu mwangegeramo uri kumva njyewe nta mugabo nzagaramira ngo kugira ngo ngeze ngo ku rundi rwego barakubeshyura imana ngenda senga bro ntukambone gutya ngo ugere ngo ngenda senga imana ihora imbwira iranzamuye reka mbarabura imana ihora imbwira iranzamuye muzashiduka natumbagiye kandi nta n'umwe maye kuri nta n'umwe uhaye ku mupuri wawe kandi uryamana ukunda abandi bakobwa si ugusenga gute imana ibyo ntabwo byemera oya ngerega gukundana n'abandi bakobwa rega ntabwo njya nsambana njyewe birase n'icyaha gusambana gukundana n'abahungu uri kumva rega ahora ahamagara unabyibuke ko yavuze ngo ni ama hybrid oya njyewe ntabwo ndi hybrid ntabwo njyewe nkunda abahungu mumbabarire ntimukajye munesha umutwe Alliance waduhaye muragahabwa ifu n'uburozi none se barara bagutesha umutwe mu ijoro saa 3 saa 4 umuntu wifataga amagara umuntu saa 5 saa 6 abahungu b'i Kigali ni turababujije abahungu b'i Kigali ni abarozi reka nkubwire muri abarozi babi gute singaye n'abatutse mu babagoresha reka manze nkubwire umuntu arabatuka mu gasakuza ngo abatutse ariko muri abarozi umuntu arakubwira kandi imagine kugira ngo umuntu akuzamura ariko kugomba ubuzima bwawe umuha ubuzima bwawe ariko se gute reka kiriya n'igikorwa kondisiyo ngo turanabikorana n'agakingizo n'iki kugira ngo ejo bundi nabwo sibyo ejo bundi nabwo ngira kubwira ngo ngwino ngo duhure none niyo umuhaye bwa mbere rero buriya ntuzakora ikosa mukobwa yenda kubujije iyo umuhaye bwa mbere ubwo shobora ujye umuha every day kandi icyo kintu iyo cano yawe yazamukiye kuri ariko wowe urimo uravuga bano bakobwa nabo baba babishaka wawe ikibazo nashaka kukubaza kimwe babishaka nawe nyine ubazajya kiriya ni igikorwa icya mbere ucyumvikanaho n'umuntu ariko iyo noneho muri kugikora mwese muba mufite ibyishimo muri cyo sibyo icyo cyo tucyemeranye kukimwumva ko kuba wenda agiye kukuzamura ku gacana ni kimwe ariko wibuke ko nanone ibyo byishimo ntabwo ari bubigere wenyine ni ikiguzi ni nk'uko ujya muri botike ugatanga amafaranga bakaguhereza icyo ushaka niba rero muryamanye muri ubwo buryo nta rukundo rurimo aho hagati kuko n'uramuhungu nawe ahaguruka kubona nk'indaya ukuntu abakobwa bagira ubwenge bukeya ahaguruka kubona nk'indaya nta kubona nk'umuntu kandi ikindi rero iyo waryamanye n'uriya mugabo w'abandi ni ukugusuzugura kuri aba agukoraho agukora ku mabere amanuka ku nda ni agasuzuguro shu ujya wirirwa ugenda ugarame agushukisha ubwo bufaranga bw'inica n'ikize butakugumva ahubwo arakurongora akagutera indwara wanamamagara ngo nguriza amafaranga akakubwira ngo garuka ahubwo nkongeremo izindi uri aho wasamye aguha uduhumbi ijana ukayagara yaguha veni ukayagara mu buzima mva burahenze mukomeze mubunze amagara nzaba mbabwira none se wowe ntago kandi wowe uvuga ko n'ubuntu utabutangira ubutangira ikiri ko biriya ni umushinga biriya utabikoze ntabwo wabaho hanyuma ubu ko ntabiheruka murabona ntariho ntabwo uberuka ariko ariko ubiheruka warabikoze nabikoze neza hari ubwo ndoga none se njyewe baza ko nta n'ibyo ndakora ntabwo uroga sibyo ariko se noneho mureke tubanze twumvikana aka kantu gatoya sibyo ntabwo uroga kandi icyo gihe igihe wabitanze for free nabihaye uwo nkunda my husband uwo nkunda nyine urabimuha ntabwo umwishyuza kandi nta kintu aragiye gukora kuko mwese muba muri kubyishimira yabihaye umutima hanyuma duhindura ingingo mo gakeya kuko ibi bintu ni ibintu birebire nubwo mba mbikomojeho hari umunsi tuzabifataho ikiganiro kirambuye rimwe na rimwe wenda tuzanatumire n'abantu baba bafite mu nshingano ko banifuza ko ibintu bizakura hari ibintu byibuze nzavuga ngo mu biganiro byose nakoze
hari ikintu kimwe cyahindutse. Oya giye ikintu kimwe rero nashaka ku ikintu kimwe nabwira abajene birirwa babashuka ngo muze nguze ngo ujyamane n'umuntu w'umudirector ngo umuki uri ugiye kuguha akazi tureke no kugendera kuri sinema nyarwanda uwo ari we wese umva mucunga ubuzima bwanyu mukura amaboko mu mufuka mukore mureke kurera imbaraga mureke kubyukira kuri telefone TikTok Snapchat ibiki nibigera nimugoroba woza akarenge ugende mbe mada ubujyahe kandi ubwo ushaka kuvuga guce aba bantu bari gukureba hano mu ikigoroba ku wa gatanu umugaburira ku Gisimenti siweze bro reka ndakubujije reka duhindure ingingo mo gakeya sibyo hari inkuru imaze iminsi mu minsi ishize iri trend y'umukobwa wavuze ko urubyiruko dukene sibyo hanyuma habaye kutabivugwaho rumwe kugeza aho bamwe mu bantu bafite izina rikomeye bafite ibyo bayobora ntabwo ndibwongere kubajyamo cyane bamufashe bamushyira mu rwego rw'abantu barwanya mu bigarashi urubyiruko ruravuga bati ni gute umuntu yavuze ibintu by'ukuri guhari urubyiruko turakennye sibyo hanyuma bakamushyira mu bigarasha aho kugira ngo bafate iya mbere mu rwego rwo kuduhangira imirimo njyewe rero nkavuga ni no mu biganiro nakoze navuga nti urubyiruko ntabwo dukennye ahubwo dufite imirimo tubona ko itari ku rwego rwacu twebwe tukigira abasongarere abanebwe nkongera nkabaza nti nimba muzarebe mu tubari dukomeye mu mahoteli na hehe abantu baba barimo bagiye kurya amafaranga yabo n'urubyiruko abafite fone zihenze n'urubyiruko ese ayo mafaranga kuri mwebwe babiri muri ibyo bisaza baretse gatoya muri mwebwe babiri kwanza wowe icyambere kuko urubyiruko turakenye ngenda urubyiruko turakenye umva sibyo yibaza bro turakenye bimwe byo gukena gusa se imirimo ishobora kuba ihari ariko nta mirimo twebwe urubyiruko dufite none se kubona umunyeshuri kaminuza baramurihiye arayisoje aricaye uzi nk'abajeni iyo batwatse nk'abajeni bagenda ushobora gusanga abajeni 90% nta kazi tugira kubera iki nta kazi ntako tubona none urajya kwaka hana akazi bakakwaka ruswa kandi ntayo ufite usoje kwiga ejo bari kukwaka ruswa cyangwa bari kukubwira ngo zana uburambe ngo umaze muri ako kazi cyangwa bakakubwira ntabwo bakibusaba cyane ariko ntabwo bakisaba cyane ariko baka ruswa cyane hanyuma wowe ubona gute ukennye gute turakennye nuko nta kazi dufite nta mirimo leta iduhaye yo gukora sibyo nta kazi gahari mu Rwanda pe ariko nagahari nabashije kukabona amafaranga cyangwa umushahara bahembwa nta kintu wagufasha kubera ko ibintu byabo biri hejuru cyane biri hejuru ku bushobozi bwacu bigenda bihenda uko bwije nuko bukeye n'aya mafaranga wahembwe ugasanga waspendinze muri ibyo bintu by'ubuzima busanzwe nyine kwanza ujya kwishyurwa kuri butike hari ideni risumba umushahara uri buhembwe ngiye kibazo mbona ko niba ari agaciro k'amafaranga kagabanyutse sinzi ukuntu ariko aya mafaranga y'u Rwanda ajya aba makeya ariko n'ubuzima ntabwo ari uko urubyiruko ahubwo dushaka kubaho mu buzima butari ku rwego rw'akazi tubona hoya none se umuntu hari ubwo yakifuza kubaho nabi ntabwo rega natwe tubayeho neza ntabwo byakwanga hanyuma icyo nashaka kukubaza nta wemera kubaho nabi ariko nanone murabizi ko mu buzima bisaba kwiguma sibyo nuvuga ngo iki kintu impamvu nshatse ko tukigeraho deba nta bantu bigeze bashaka kukivugaho kugira ngo turebe ese hari amahirwe kuko ahari ashobora kutubyarira umusaruro apana guhora muri ibi bintu by'imihanda gusa sibyo nk'ubu ngubu urugero nshobora kuza gukora ibintu hano kuri YouTube kugira ngo nshake amafaranga ariko ntabwo ari akazi ndi buhere mu gitondo ngo ngeze ikigoroba cyangwa se nkakora uyu munsi neje bundi bivuze ngo biransaba ko hari utundi turimo tw'amaboko ndi bube nkora kugira ngo mbone amafaranga nayo azaza ajya kuyana ariko se nimba kubera yuko nakoze iki kiganiro kikarebwa nkaba umusitari nkavuga ngo ntabwo ngo ndi bugirwame ko ngo mfate isuka mpinge n'ibyo birayi nabyo bizaza sindi mugaruka nkarenganya igihugu ikibazo se aho uhinga harahari wowe ufite ega naho uhinga nahari umenye yuko icyo nshatse kubaza urugero koko muvugishije ukuri hari mu cyaro ahantu ho guhinga nahari
cyaro ukiye cyaro simbwira nk'ubu twebwe turi muri Kigali ahangaha nihe wabona aho guhinga muri Kigali ntabwo bahinga ariko ushobora kubona utahafite akazi ukahita wigira aho ngaho mu cyaro urahajyana iki ko ari cyo nkubaza mu cyaro ariko ushobora no kurya ibijumba byo kwa mama iwanyu mwavukiye Kigali urajya kugaburira se bya buri gihe uzahora uvuna ababyeyi bya buri gihe ngo barakugaburira wanjye reka mubwire njyewe muri cyifuzo cyane nakumva sibyo njyewe nasaba nka minisitiri w'urubyiruko sibyo byibura bagerageze bashyireho nk'inguzanyo nk'ikigega gitanga inguzanyo kandi gihari cya BTF ntabwo bagira abantu bose ntabwo bayatanga tuba twaragiye kuyafata tugashinga ama business wasanga wenda impamvu mutayafite ari uko muba mutujuje ibintu bisaba oya nyine borohereza aka kantu BDF nikabona ni ikihe kintu ikwiye gukora ijye yorosha ibisabwa bavuga yuko iyo umuntu w'urubyiruko yihangiye umurimo sibyo bamukubita inguzanyo ya 50%. uvuga ngo nimba ukeneye miliyoni baguha ibihumbi 500 sibyo utazishyura ukishyura ibindi 500 ako ngako kabaye karikiriye buri muntu wese abyemerewe yisangamo akagenda bakayimuha ninde utakora bayimenesha bagiye bashyiraho amananiza urugero rw'amananiza sindajya kuyaka ariko bajyayo yega umuntu afite byinshi byo gukora mu mutwe ubwo rero bazi basobanura gusa umwanzuro dufasheho hano sibyo urubyiruko rurakenya ariko mu buryo natwe bamwe na bamwe benshi tugiramo uruhare icyo cyo nanone nicyo nashaka buriya ni uko mingasira ujya ukomanuruse njyewe icyo ndiho ndavuga hariho urubyiruko rwigize za maringaringa batereka inzara zikagera irindi babyuka bogesha akarenge badashaka gukora nk'abakobwa nk'urugero umukobwa akavuga ati njyewe mfite igisaza hariya akibye bisaza kirama amafaranga kinyana ku gisenyi ku mazi ibiki n'ibiki ibintu byose kimuha amafaranga ariko ntibaze ejo uko azaba icyo gisaza ese ko ari byo mama Rwagasaba ajya avuga ugasanga umwana afite imyaka 20 bra atunze iPhone ya miliyoni 2 bose bayimuhaye yayanga njyewe bayimaye nahita nyigurisha nkajya n'ikibanza cyangwa umurimo wo guhinga uri kumva nkajya muhingisha ariko nanone business ikibanza cya miliyoni byise kibaye bibaho mu cyarira cyangwa n'icya 500 hanyuma turimo dusoza ikibazo cya nyuma nshaka kubabaza sibyo reka tubyemere hari igihe biba ngombwa ko nkuko babivuga ko ibi bisaza byo bifite amafaranga sibyo hari igihe wemera gufata risk ariko iyo risk ubizi risk ishaka kukuviramo akamaro hari nk'abakobwa bamwe mu bakobwa bajya kuri ibyo bisaza bakabakubitiza za iPhone za miliyoni n'igice akamukubita kadastere y'ibihumbi 400 ku kwezi byose nyine ibintu by'ibanze ese ubu mubona hari uruhare bari abakobwa bagira byibura bo kugira ngo baprofite ari amafaranga babona azabateza imbere narwo bagira bro bipfira rega buri muntu wese aba afite imitekerereze ye hari ujya avuga ngo reka nimeze neza nse neza n'abandi bagende bambona ariko zibona abana ngize nka mwaye yo kubona nk'icyo gisasa niba gihari kisabe nimero zanjye muri comment kiganiro nyivuye oya njyewe target mfite bro amafaranga yajyamo shana niyo twamarana beza ngaho wamushakira sawa ugugu ufite menshi kurusha uwo mu Rwanda bafite imibare myinshi mu mutwe hanyuma mfite aho ngeze hanyuma cyanyuma abasore turi kugisha inama abakobwa jemba nagize amahirwe nababonye muhindukire gucya mwese mu ndebe mbivuge mbabaye abasore turi kugisha inama turagira gucya tukagera mu myaka yo gushaka abagore wenda nta mafaranga ahagije dufite bitewe naho twakuriye n'urugero bitewe nuko struggle z'ubuzima murazizi noneho umukobwa w'iki gihe hafi ya bose ku buryo mu bakobwa nk'icumi ushaka kubonamo umwe udafite iyo mico ngiye kuvuga gahunda iri mu mitwe y'abakobwa nuko bari bubone ibisaza bikuze bifite amafaranga bigomba kubabeshaho neza bivuze ngo njye w'umukene sindimo nzabona umugore bigenze umuhungu umukene akundwa na nyina kandi ikindi uzabanza ushaka amafaranga mbere yo gushaka umugore n'uzurazana umwana w'abandi uraza kumwicisha inzara none se ubwo nimba amafaranga wenda nzayagira afite nk'imyaka 40 nibwo nzubaka urugo nibwo uzashaka hanyuma se wa mukobwa turi mu rungano rumwe ngo nzamushaka nawe afite imyaka 40 uzashaka undi w'umwana
erega kuri iki gihe ntabwo gushaka kugezweho ibyo bisaza nabyo ushobora kuba aribwo bigifatisha ayo mafaranga nabo ku busore byarabagoye cyane ugasanga ariyo mpamvu baba bameze nk'aho bari muri baba bameze nk'abari muri revenge nk'abari kwihorera noneho ugasanga bari gushaka bwa bwana batabonye muri ya myaka 18 yabo yego kugira ngo bari muri returu daje aka basaza baranyica uzi ko ari umusaza nzi ufite 60 hafi 70 akundana no mucuti wanjye ufite 18 nanjye wari wigeze kumamagara ntabwo mujye mugira ubwabo ushobora nko kugikanda gukorera massage kigahita gipfa nawe baza kugwe yawe cyakugwa mu cyangwa kakugwa mu maguru bana we ni ikibazo reka rero dusoze ikiganiro hano twagiranye ikiganiro cyiza abakunzi ba Alliance nahoze mvuga iyi ni imwe muri tara dufite sibyo umuntu w'umudirector umuntu w'umwanditsi umuntu ufite producer wa filime umuhakazi Alliance Narine rawerega no hanyuma Arine Rine duhamagare muduhamagare bro naranabyize ngiye no waranabyize ufite certificate wabyize kwa Damuru oya kwa Damuru ndakubujije twarabyize ariko ntabwo twabamamariza abanze batwishyura nabo ntacyo bajya baza bacishe mu dutangazo bamugane baduhe n'akazi abantu gukina filime gukina ikinamico yo mu ruhame byose mufite amafaranga acting zose ewana umva tuba turi nazo okay murakoze cyane rero ibiganiro byacu nakagaruka